ahangaha twinjiye kuri buri munsi nyagasani uduhe guhahurira nawe bityo ukomeze kuduhindura neza uhindura ibitekerezo byacu maze birusheho kukuganaho nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Bana b'Imana ni muhumure twongeye turatomboye guhurira ngaha kuri buri munsi. Iyo ushaka kudukurikira ujya kuri YouTube ukandikamo ijambo buri munsi ubundi ugashakisha buri munsi kugira ngo buri munsi nyine duhure n'Imana mu ijambo ryawe rya buri munsi ubundi ugahaguma kugeza igihe nyine uzahavira tukagumana n'Imana. Uyu mwanya turatomboye nyagasana duhaye ubwo tujye kuzirikana ku cyaha kituganisha ku mbabazi z'Imana. Icyaha bita icyaha cy'ibyifuzo, gucumura mu bitekerezo, niyo ngingo remezo y'ikiganiro cyacu tujye kuzirikanaho. Bityo bize kudufasha kwerekeza imitima yacu ku Mana, dutekereze ibikwiye, dukora ibikwiye, bityo tubeho neza. Ahangaha nyine kuwa 4 tariki 14 Mata 2022 mu kuzirikana ku cyaha n'ububi bwacyo ndetse n'imbabazi z'Imana, le péché la miséricorde divine, nkazirikana ko ndi umunyabyaha, umunyantege nke, ukeneye kubabarirwa, ukeneye imbabazi z'Imana. Niba rero we nanjye turi kwumva kuri iyo liste, guma hafi rero twumva ububi bw'icyaha n'ubwiza bw'Imana, imbabazi z'Imana. Ni koko iki kiganiro kirandeba, kikakureba, kiratureba twese nk'abantu turi ku isi ducumura. Ndakubwiza ukuri nubwo nakwigorora bwahe sindagera aho shitani atatera ibuye. Kuritera rero ni kimwe no kurigarura ni ikindi nkarizitira. Rero muri iki kiganiro gucumura mu bitekerezo ndaza kwifashisha inyigisho za Kiliziya Gatolika kugira ngo dushobore gucyumva Catéchisme de l'Église catholique, Bibiliya ntagatifu, les sciences comme la biologie, psychologie, philosophie, théologie ndetse n'ubuhamya butandukanye. Ari nayo mpamvu nk'umunyabyaha nk'umunyeshuri mbanje kwisegura ku bahanga muri amashami maze kurondora haruguru, aho naza gutegwa muze kumbabarira mu nyihanganire, aho naza kugoreka imvugo cyangwa kudakoresha neza ijambo uko bikwiye. Bityo imiryango irafunguye, uwanyunganira, uwankosora, uwambaza, uwanyongerera, dore ko ntaragera ku musozo nyine. Mana nyirimpuhwe nawe tube hafi, twebwe abana b'abanyabyaha. Iki kiganiro tugiye kwakira tuganira nawe, umuntu ugiye kukuvuga, amatwi agiye gukumva, ubwenge n'umutima bigiye gukora, umubiri na roho bikwegukire Mana nzima, maze uduhindurire bushya buri munsi, wowe ubaho ugategeka iteka ryose amen. Tujye rero guhera ku ijambo ry'Imana dufasha muri iki kiganiro dusanga mu Ivanjili yanditswe na Mariko umutwe wa 7 umurongo 14 kugeza ku 23. Yesu yongera guhamagarira rubanda arababwira ati, nimutege amatwi mwese kandi munyumve neza. Nta kintu kijya mu muntu giturutse inyuma kimuhumanya, ahubwo ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Amaze kwinjira mu nzu yitaruye rubanda, abigishwa be bamusobanuza uwo mugani. Arabasubiza ati, namwe muzi ubwenge bigezaho, ntimwumva se ko nta kintu na kimwe kinjira mu muntu giturutse inyuma gishobora kumuhumanya, kuko kitinjira mu mutima we, ahubwo kijya mu nda kigasohoka kijya gutabwa mu rwobo. Bityo rero yemeza ko ibiribwa byose bidahumanya. Arongera ati, ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya, kuko mu mutima w'abantu ariho haturuka imigambi mibi, ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, ishyari, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Ibyo bintu byose bibi biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibyifuzo, ibitekerezo, ibi bintu byose biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Bakristo bavandimwe ni mukomere. Nyuma y'uko Yesu aturangiye ibishobora kuduhumanya roho ndetse n'umubiri, naho bituruka n'uburyo twabyirinda, reka tugende kuri ijambo ry'Imana tumaze kwakira, dufungure ikiganiro cyacu maze dufungure iki kiganiro cyitwa gucumura mu bitekerezo, péché en pensée. Dore rero imirongo migari tujye kugenderaho uko ari 5. Icya mbere turaza kuzirikana ku gisobanuro cy'icyaha, 2 ubwoko bw'icyaha, 3 uburyo umuntu acumura, 4 ni ryari ibitekerezo biba icyaha ni ryari bitaba icyaha, naho ku bwa 5 uko twarwanya gucumura mu bitekerezo.
bakristo bavandimwe, twese tube maso kuko biratureba, turi n'abanyabyaha dukeneye imbabazi z'Imana, kuko icyaha mbere na mbere kidahamagara igihano ahubwo impuhwe z'Imana. Ninde rero bavandimwe udakeneye impuhwe z'Imana? Ninde udakeneye imbabazi z'Imana? Paulo mutagatifu ati, bityo rero uwibwira ko ahagaze aritonda atagwa. Abanyakorinto ba mbere umutwe wa 10 umurongo wa 12. Byumvikane ko twese bigira gute bitureba. Mbere yo gutangira ingingo ya mbere, ngiye kubanza gato mberekeze mu ishuri rya filozofiya ibitekerezo by'umuhanga filozofe witwa Descartes, wavuze mu kilatini ati cogito ergo sum. Mu gifaransa je pense donc je suis. Mu kinyarwanda ndatekereza ubwo ndiho, niba ntekereza koko bigakunda. Ni ikimenyetso cy'ubuzima, ni ikimenyetso cy'uko ndi muzima, mfite ubuzima. Bakristo bavandimwe, tugende kuri iyi gitekerezo cy'uyu muhanga, dore ko n'ingingo yacu yitwa ibitekerezo. Birumvikana ko kubaho nyine ari ugutekereza. Ubwo rero tubyumvikanyeho, ni umuntu utekereza gusa, yewe niba ubihinyuza. None se uri wabona imbwa yifashe nko kwitama, ibitekerezo byayirenze, iri gushakisha ibisubizo? Uri wabona se nk'ingurube iri nko guseka, wanatanze igitekerezo mu nama none cyubatse abantu cyakunze? Wari wabona nk'inka iri muri chapelle, muri oratoire, muri kiliziya, mu rusengero, iri nko kuganira n'Imana ngo ipfukamye? Agatekerezo shwi yabikura hese? Wari wabona nk'ihene iri nko gutekereza ukuntu ubwatsi bwabuze no kuntu bamucoma boyimereye nabi muri iyi minsi? Niyo mvugo ya Kinyarwanda bagira bati, imbwa ntiyumva umuruho, imbwa yaseka ite babyeyi, imbwa yatekereza ite? Ariko ndakubwiza ukuri, kurakara byabishobora, kuko nyine biganisha gukurumana, kuko nyine ari inyamaswa, nta bindi bitekerezo bihambaye twayishakiraho. Imbwa nyine mu bwo bwayo biganisha nyine ahandi hayo ku bwo bwayo. Ikibazo kikagira kiti, none se ko mu ntebe ya penitensiya akenshi mbora nicuza ngo nacumuye mu bitekerezo, nifuje ese kugira ngo ntazasubira icyo cyaha, mfata umugambi uhamye ko ntazongera gutekereza. Ako kantu mukumve neza, ko ntazongera gutekereza, bityo noye guhora mbabaza Imana ncumura. Noneho gutekereza ubwo mbihagarike? Descartes yakurakarira bikomeye, yakureba ikijisho, kuko nyine ndakubwiza ukuri, ibitekerezo byawe nibihagarara uzaba wapfuye nyine, uzaba uri gupfa. None nkora iki se nyagasani? Umugani wa Sawuli ari mu nzira Damasi, cyajya ari kujya gutoteza kiliziya, bya bitekerezo bifutamye, ubwo nyagasani mubonekeye ati, nkora iki se nyagasani? Bakristo bavandimwe, ngo tumaze kumvikana ko hatekereza umuntu cogito ergo sum, je pense donc je suis, nta muntu n'umwe uhejwe gutekereza. Tumenye rero ko umuntu ashobora gutekereza nabi cyangwa agatekereza neza, heureusement. Rero sinahagarika gutekereza, ariko reka nanone nimenyereze gutekereza neza, kuko gutekereza nabi nyine ari icyaha, ni ugupfa, biganisha nyine ku rupfu. Ingingo ya mbere, igisobanuro cy'icyaha. Icyaha ni iki? La définition du péché. Tugende kuri Gatikisimu ya Kiliziya Gatolika nimero y'igihumbi 849 ndetse n'igihumbi 850, ukanakomeza yewe. Ce que c'est le péché. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est manquement à l'amour véritable envers Dieu, envers le prochain et envers moi-même. Ngo icyaha ngo ni ikosa ukora urwanya Imana mu bwenge, mu kuri, mu mutima nama. Wanda ukubwira uti, ikinyaboneka kireke ni kibi, ikinyaboneka ni kiza gikore. Nuko ukabaho urukundo, ukica urwo rukundo, ukwangana gukakuzamo, ugahamukira Imana, mugenzi wawe ndetse nawe ubwawe, kandi ukagiza ibintu byinshi cyane, ugasenya byinshi. Muri make icyaha ni ikosa umuntu akora abizi neza kandi abishaka, akabahemukira Imana, agahemukira n'abandi, nawe ugakihemukira. Ibyo bintu uko ari bibiri by'ingenzi, c'est des éléments, la volonté, consentement et l'intelligence. Ibyo bintu byakoranye bishobora gukora umuti cyangwa uburozi. Umuti rero ni imbabazi z'Imana, naho uburozi nyine nicyo cyaha cyica kijyana mu rupfu, umwanda, ibitekerezo bifutamye, ibitekerezo bibi. Umuhanga yigeze avuga ati, hari abantu babikizita amasakaramentu abiri, ariyo ubusaseredoti ndetse no gushyingirwa, iyo yabyitondeye neza. Uwo ni umwana ndetse n'umusazi. Ngira ngo impamvu turayumvise nuko akenshi ubushake ndetse n'ubwenge, la volonté, l'intelligence,
bitaba biri gukora neza nyine kuri abo bantu babiri, kugeza nyine ubwo umwana atangira gukora icyaha kuri age de raison. Ku rugero fatizo ni imyaka 7, aho dukeka ko nyine uwo mwana aba ashobora gutandukanya ikibi n'icyiza, age de raison. Uwo nyine aba yatangiye gucumura. Naho nawe uzi neza ko umuntu ari ku miti yaratoraguye nk'amashashi, wahura nawe akaba yagutuka akaba yagutera amabuye, nawe rero aho kugira ngo umuhunge cyangwa urebe ubundi buryo wamwitaho umufasha, nawe rero ugatangira gushoya ikirego mu rukiko ngo yaguhemukiye umusazi. Aho ngaho uri gutekereza neza. Akaba umugabo ngo wigeze aza yashonje ameze nabi cyane zari kumunobagura, nuko asanga umugore yeguriye umwana indazi. Wa mugabo abonye umugore atari hafi bimwanga mu nda, asaba umwana kuri ya dazi, umwana muto. Nuko umwana yanga kumuha pe, amubera ibamba. Nuko wa mugabo ibaze nawe cyabaye, ahita ararimushikuza vuba vuba na bwangu ariruka. Aha hakurikiyeho iki? Umwana yasigaye arira. Ese wa mugabo wagize ngo umwana ari amezire yo kuguha ntabyo wamutoje? Ibyo bitekerezo umwana yabigira gute utaramutoje? Wagize ngo yapfa kubyitekerereza utarabitekereje imbere ngo bimutoze ngo nawe ajya atekereza neza nyine amenye gutanga? Ngo kuko abantu bamwe duta igihe ntitugeze kure ibitekerezo byacu ngo bigera heza, nyamara dufite ubwenge n'umutima. Ibyo bitekerezo nyine biganisha heza, gutekereza mu mutwe, kwifuza mu mutima. Ingingo ya 2, ubwoko bw'icyaha. Akenshi Pawulo mutagatifu ngo tubisanga mu ibara yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 19 kugeza kwa 21, akenshi akunze kurambura ububi bw'icyaha ndetse n'ubwoko bw'icyaha byaha bijyana mu rupfu. Habaho rero ubwoko butatu bw'icyaha nk'uko Kiliziya Gatolika gatigisimu yayo ibitwigisha: péché originel, péché mortel et péché veniel. Ngerageje kubishyira mu Kinyarwanda, ni icyaha cy'inkomoko cya kindi twese tuvukana, icyaha cya kabiri n'icyaha gikomeye, ndetse n'icyaha cyoroheje, ikinini n'igito. Ariko reka ntinde gato kuri ubwoko bubiri bwa nyuma, le péché mortel et le péché veniel. Icyaha cya mbere, le péché mortel, dilaté mort mortis, bivuga la mort, urupfu. Péché de la matière est grave, ni ku buryo bukaze, ku buryo bukomeye cyane. Urugero, c'est la violence, adultère, vol important. Urumva ko ari ibintu bikagashe cyane, ubugome bukaze, gusambana, ubujura bukaze n'ibindi byinshi cyane bikomeye. Et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. Ngo ni icyaha ushyize mu mutima nama wawe wose, ukagitekereza neza rwose, ukagitegura, ukagiteganya, ukakinjiramo wese, roho yawe n'ubwenge bwawe, umutima nama wawe wose, atari kugihubukira. Nuko rero mu bubi bw'iki cyaha nuko gishyira roho mu kababaro, mbese nk'uwapfuye nanjye kuvuga uhagaze. Mbese rero ikaba yatandukana n'Imana ku buryo bukomeye kugeza igihe iki cyaha kizahanagurirwa, jusqu'à l'absolution. Amen. 3 conditions peuvent être réunies kugira ngo uvuge ko iki cyaha nyine gikozwe: la matière grave, la pleine conscience et le propos délibéré. Ngo ibi bintu bitatu bitabaye nibwo bakita gito, cyoroheje, péché veniel, ahandi kiba gikaze pe. Thomas Aquinas we yahise abumbira iki cyaha muri bya bindi 7, les 7 péchés capitaux, imizi y'ibyaha. Uko no kwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo ndetse n'ubunebwe. Ibi ni ibyaha bikurura ibindi byose, ibindi bishamikiraho abashefu. Urugero, shefu hirya kure cyane muri Afurika atumye nk'umuturage kwica undi mugenzi we, amuhaye n'intwara ati nutamwica nanjye ndakwica, ntugaruke aha ngaha. Ese ninde ukoze icyaha kiremereye muri aba babiri niba mwishe? Aha uyu shefu niwe umurangije, péché capitaux niyo bivuyeho, niwe utegetse, niwe wishe bikaze pe. Ariko nawe twumvisha ugiye kumwica bahaye intwaro, yanze gupfa nyine mu kigwi cyuriya, yanze ko maritiri ngo tujye tumwibuka, nawe yishe kuko yumviye mu kibi nyine, ariko ukaze cyane n'ubushefu. Iki gitekerezo cyaturutse kuri shefu mbere na mbere, dilaté, caput, capitis, umutwe, umutware, umushefu. Aha iyo shefu nyine adakoresheje neza ubwenge bwe, ibitekerezo bye, umutwe we umufasha gusara, ndakubwiza ukuri, umufasha gutekereza. Atekereza nabi nyine, agatekereza ubugome, bya bitekerezo biri mu mutima bikazamuka, bikamusya, bikaba byasya n'abandi. Birangira rero yishe, akoze nabi,
iki cyaha ububi bwacyo péché mortel kuko nyine kiganisha ku rupfu, ukaba wapfa ukica n'abandi. Iki cyaha gishingiye ku kuzinukwa Imana burundu, ukazinukwa yewe n'abantu, ukaba wanze abantu, bikaguhuza abantu, bikaguhuza nyine na shitani, bikaguhuza Imana, bikaguhuza na shitani. Uko tubisanga mu biro ya mbere ya Yohani umutwe wa 5:16 kugeza ku wa 17. Noneho ku bwa kabiri le péché veniel, dilaté venialis, excusable mu buryo bwoherejwe kubabarira, c'est en matière légère ou manque de consentement. Ni icyaha ariko mu buryo bworoheje, utarugambiriye, utateguye, utatekerejeho birambuye, mbese ni nkaho bikugwiririye, ariko nabwo kikitwa n'icyaha nanone, mbese utanapanze. Ni ku rugero rworoheje, nubwo Abafaransa bavuga ngo qui vole un nez vole un bœuf, ngo uyibigi ngo abashobora no kuziba ikimasa. Yezu nawe ati uhemuka mu bintu byoroheje abashobora no guhemuka no mu bikomeye. Yego nawe urabyumva muvandimwe, umuntu wibye ikaramu péché veniel ntiwamugeranya cyangwa umushyire ku rwego rumwe n'uwibye za mudasobwa z'ikigo péché grave, péché mortel même, akaba yakwica n'abantu kubera ubujura bwe nyine. Umwana wakoze mu nkono péché veniel ntiwamufata kimwe n'uwatoboye amazu y'abandi, agasahura, akiba ibikoresho by'abandi, akica n'abantu. Uwatekereje gusa gusambana ntarikore yego ku rwego rutandukanye comme péché veniel ntiwamufata kimwe n'uwasambanya agatwara inda yewe akanayikuramo péché mortel, akica pe. Ariko nanone babyeyi, nanone les petits cailloux font des montagnes, gutuye duto twaducanga ugomba gushyira hamwe, twatuntu duto duto twinshi cyane iyo tubumbiye hamwe, turi hamwe dushobora guhinduka ikibi kinini cyangwa icyiza kinini, utwiza twinshi cyangwa utubi twinshi. Icyo nakuramo ni ukwita kuri utwo tuntu nanone tworoheje, ko ntagomba gutwungikanya uko mbonye kose, hato tutazamviramo ikibi kinini péché grave, ngo nuko tworoheje dushobora nko kubabarirwa nkaba nakwirara, ahubwo utwo tubi nkaduhindira kure kugira ngo nzane utwiza twinshi 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 tuzava mu ikiza kinini. Ingingo ya 3, uburyo bwo gucumura. 4 façons de commettre le péché. N'uburyo bune: par pensée, par parole, par action et par omission. Nkuko no muri confiteoro gusaba imbazi mu gitambo cya misa tubisubiramo, ni ugucumura mu bitekerezo, mu magambo, mu bikorwa ndetse no mu byo nirengagije gukora. Twibukiranye nyine ko icyaha ingaruka zacyo zigera ahantu hatatu y'ingenzi: guhemukira Imana, guhemukira abavandimwe ndetse no kwihemukira njyewe ubwanjye. Ngibuze inema z'Imana, ngakupa, ngaca umubano wanjye n'Imana, couper mes relations avec Dieu, ngatakaza inema z'Imana. Reka rero turase ku ngingo piquer le noyau, ubwo tujye kuvuga kuri ubwo buryo bwa mbere bwo gucumura, péché par pensée, gucumura mu bitekerezo, ibyifuzo bibi nagira. Ndifuza kuza guhuza amagambo abiri atandukanye ariko ashobora kuba aganisha ku bintu bimwe: les mauvais désirs, ibyifuzo bibi, kwa gucumura nyine mu byifuzo, et les mauvaises pensées, ibitekerezo bibi. Tuze kubitwarira byose hamwe, gucumura mu bitekerezo. Twese abakristo nizere ko twasabye penitensia, wenda bamwe bajyaho kenshi kurusha abandi, ndetse hari n'umubare nawe utabyikoza, ariko nikanganja kwicuza ngavuga ko nifuje. Ese koko nifuje iki? Wasanga ugarukira aho ngaho, wasanga warifuje ikintu cyiza, none ukabugarukiye gusa ngo narifuje. Ubwo ko nta kindi nakagombye kongeraho kugira ngo byumvikane icyo nifuje koko, niba ari icyaha koko, niba ari ibyifuzo bibi nyine nagize, cyangwa ko atari icyaha nyine, ko nagize ibyifuzo byiza kandi byabaho nabyo. Icyaha cyo kwifuza, icyaha cyo gutekereza. Ese koko gutekereza ni icyaha? Ibaze nanjye nibaze. Aha ya ngingo ya 4 yacu. Ni byari bitekerezo bibi icyaha, ni byari bitaba icyaha. Nyuma yo kumenya ko intangiriro y'igikorwa ari igitekerezo, la pensée, bityo igikorwa kikaba cyaba cyiza igihe nyine igitekerezo ari cyiza cyabanje, ndetse n'igikorwa kikaba cyaba kibi igihe igitekerezo nacyo cyabaye kibi cyabanje. Umugani wa Yezu ati igiti cyiza cyera imbuto nziza n'igiti kibi cyera imbuto mbi. Icyo giti rero twakigereranya n'igitekerezo kibyara iyo mbuto. Babyeyi rero tuyumvisha neza akamaro k'ibitekerezo n'ingaruka zabyo. Reka dusuzume ingero ebyiri turebe ukuntu igitekerezo nyine ari cyo gitanga igikorwa. Umunsi umwana w'umukristo yari afite se utari warabatijwe, ariko uyu mwana akunda se bikomeye pe. Nuko ngo mu gihe se yaratangiye kwigira kuzabatizwa, aho muri gatigisimu nyine aza guhura n'impanuka arapfa atarabatizwa.
nuko rero wa mwana w'umukristo nk'uko yari yaratojwe bya gikristo gusabira misa abapfuye, nuko ajya kuri paruwase kwandikisha misa ngo azasabire se. Maze ahura n'umukristo, umukristo amuca intege ati have sha, utazakora amahano ugakora Imana mu jisho. So nitumuzi twese ko yari umupagani rwimbi. Hari ahantu se yanditse muri batizatorumu, hari fishi y'abatisimuzi afite. Ntabwo rero ugomba kumusabira misa kuko nyine atabatijwe. Niryo tegeko rihari. Aha, babyeyi, iki kibazo kiragira kiti umubyeyi koko wapfuye ntiyabatijwe? Ahangaha tukaza kuboneraho ko habaho ubwoko butatu bwa batisimo. Batisimu y'amazi, bateme dolo, batisimu y'amaraso, bateme du sang, na batisimu y'icyifuzo, bateme du désir. Iya nyuma y'icyifuzo ni igihe byibuze wagize igitekerezo, cya gitekerezo babyeyi cyo kubatirisha, cyo kubatizwa, byibuze ukanatangira n'akamenyetso byibuze kagaragaza ko wabyifuje, wabishatse, nk'agatambwe waba warateye byibuze kamwe. Niyo upfuye utarabigezeho biba byabaye kera, uba wabatijwe biba byarangiye, kaba kabaye. Ubu uri umukristo pe, bateme du désir, umwigishwa bya byifuzo bya bitekerezo. None se mukristo uracyafite impamvu zo gukumira uyu mwana ngo se ntiyabatijwe? Ikimenyetso dufite cy'uko se yabatijwe nuko nyine yari yaratangiye kwiga muri katekimena, mu bwigishwa. Ari umukatekimena, ari umwigishwa nyine, aba nyine yaratangiye kuba umukristo. Uko gutangira ababyeyi, ça c'est la conception. Icyo kintu bita intangiriro mw'ababyeyi mwe kirakomeye. Abantu benshi tugicumuriramo. Muribuka n'umurongo wa Bibiliya, la conception ya Yeremiya, umutwe wa 1 umurongo wa 5, buri wese agomba gufata mu mutwe akawandika ndetse no mu mutima. Narakuremera mu nda ya nyoko nari ngize gute? Nari nkuzi. Uwo n'uhoraho bivuga. La conception bigatwibutsa rya jambo nanone conception, gutwita, gusama, rikoreshwa cyane cyane nanone muri filozofiya atari ku mubyeyi gusa, mu rwego nanone rw'ibitekerezo, conception des idées, guhanga ibitekerezo, kurema ibitekerezo. Habanje igitekerezo, isama ry'igitekerezo, nubwo tuzabona igikorwa kigaragaza nyuma, ariko hari aho cyahereye, hari intangiriro y'uruhara ngo ni imisoso. Aha twabijyanye n'ubumenyi bw'ibinyabuzima, la biologie, la fécondation, aho bavuga ko habaye gusama igihe umugabo ahuye n'umugore, intangangabo zigahura n'intangangore, byombi bigakora igi. Iryo gi rero bavandimwe, ako kanya gato mu masegonda make se rihita ritangira imirimo yaryo nk'umuntu muzima nyine. Ngiki igitekerezo cyiza cyasamwe kikazabyara igikorwa cyiza kizima, ngo umwana wasamwe akazavamo umuntu mukuru. Naho yikuye mwenda muvandimwe ngo n'urusoro, ngo ntaramenya ubwenge. Twawugeranye n'umuntu nyine wirukana ibitekerezo, akirukana ibitekerezo byiza kubera kwikunda, kwibona, agatekereza yireba, atareba ku nyungu z'abandi. Gutekereza wireba utareba Imana, gutita ku by'abandi, ngo uko gutekereza nabi biganisha nyine ku gikorwa kibi. Mwese muzi amagi y'amahuri ni nk'ibitekerezo nyine byacikiye bitaganisha nyine ku gikorwa. Amagi y'amahuri, les non fécondés. Kugeza ubu muri ingingo twavuga ku bitekerezo byiza bibyara ibikorwa byiza, ibyifuzo byiza bikaganisha ku bikorwa byiza, intumbero nziza, bonnes intentions. Ariko reka tunavuge ku bitekerezo bibi biganisha ku bikorwa bibi, aricyo cyaha nyirizina cyo kwifuza nabi, cyo gucumura mu bitekerezo. Ngo umusore w'umukristo yazindutse mu gitondo ahura n'umukobwa mwiza pe, wawundi abasore ngo batambukaho bakaba basitara nkino, cyangwa bari nko guhata nk'ibirayi bakitema kubera kurangamira umukobwa. Nuko umusore ngo aramureba yumva aramwifuje, kugeza ubu ntakarakorwa. Tegereza wumve. Nuko umusore ntiyabyihanganira, aragenda ngo aramusuhuza, kugeza ubu nanone ntakarakorwa. Nuko amwaka nimero ya telefone ngo aze kumuvugisha, hanyuma ubundi arebe ukuntu yatangira kumutereta. Ubwo umukobwa nyine ntiyamenye impamvu amusabye nimero, nuko arayitanga, arayimuha. Biratangiye. Nuko umusore ageze mu rugo akomeza ibitekerezo, gutekereza kuri wa mukobwa, aho azahera ngo bigende gute babyeyi. Ibyifuzo bibi byatangiye kuza rero, nuko yemeza kuzamuhereza amafaranga ya tike ngo byibuze azaza musure, aboneho kugira uduserivise tumwe na tumwe amusaba. Utwo duserivise babyeyi, wa mukobwa koko araza amaze kwakira ya tike, aza gusura wa musore, aza kuri rendez-vous.
nuko wa musore kabaye mube maso, nuko wa musore mu gihe atangiye kugira ibyo amusaba kuganira mu rurimi rw'abanyamahanga nyine, umukobwa nawe yabyemeye, dore ko uyu mukobwa nyine yari rukera ikibaye nakizi bose. Nuko bagiye bumva iwabo w'umusore barahingutse, bageze aho ngaho nyine mu rugo. Ngo ubwo wa musore ibaze nawe ko abyakira, ngo afata umugambi ko babyihorera ntibabe bagisambanye kuko bamerera nabi, nuko barabireka nyine. Ikibazo kiragira kiti, uyu musore n'uyu mukobwa barasambanye cyangwa ntibasambanye? Aha tubigendemo gahoro gahoro cyane, turebe igihe byatangiriye kuba icyaha n'igihe bitari icyaha. Bakristo bavandimwe, umuntu muzima wese biologically ashobora kwifuza des relations sexuelles, ukabona umukobwa ukamwifuza, ukabona umusore, ukabona umugabo, ukabona umugore ukamwifuza pe. C'est très normal. Ibyo birasanzwe rwose, nta gikuba kiba cyacitse kuba wamwifuza. Ariko bitangira kuba icyaha ryari n'igihe watangiye gupanga, planifier, ugategura uburyo uzabishyira hehe mu bikorwa. Gupanga ababyeyi, gutegura nzamwohereza gute amafaranga, yatike kugira ngo aze kunsura, tuzahurira hehe, byose ugatangira ukabitegura. Ushobora kubipanga noneho kuko cyabaye icyaha, ugiye gutangira gupanga uko bizajya mu bikorwa, umumarayika wa Nyagasani akakubuza, akohereza ababyeyi cyangwa n'abandi bashobora kukuvangira, ubwira ko bakuvangiye kandi ari ugukurokora. Ariko icyaha warangije kugikora, ngo uko gukora icyaha mu byifuzo, nagejeje aha nagejeje n'aha, nifuza ibitekerezo byanjye binganisha aha ngaha, kugeza ubwo nyine Imana intabaye ntibibe bikibaye. Ariko icyaha cyabaye mu byifuzo. Kugira ngo twongere twumve neza igihe gutekereza bitaba icyaha n'igihe biba icyaha, reka twifashishe amagambo abiri, ishyaka n'ishyari, la jalousie et le zèle. Uzumva abantu bamwe bari kwibeshya, bari kwigamba bati ugomba kuzagira ishyari ryiza maze nawe ukazagera heza nka mugenzi wawe. Oya bavandimwe, ishyari ryiza ntiribaho kuko ishyari ubwaryo nyine ari ribi. Ahubwo icyo gihe wavuga ishyaka, le zèle. Ishyaka rero nk'intumbero nziza ushobora kwigana mugenzi wawe mu byiza kandi ukabigeraho. Bamwe bati ni inzozi nziza, nzajya Kibeho, nzajya mu rugendo nyobokamana, ndifuza kuzapfa narageze i Fatima kandi byaba, ndifuza kuzaba mwarimu, muganga, padiri, ndifuza kuziha Imana, ndifuza kuzaba uwa mbere mu ishuri, ndifuza ko urugo rwanjye rwaba intangarugero kandi byaba. Aha byumvikane ko muri ibyo byifuzo nanone ugomba kurwana ishyaka, maze ibitekerezo byiza ukazabigeza heza, bikazagera ku gikorwa cyiza, bakabigeze ku ntego nziza nyine wifuza. None se babyeyi, niba utakwifuza icyiza, ngaho rero kigereho. Nawe ishyari nyine rirashyoma nyine, ngibyo bya bindi kwifuriza mugenzi wacu inabi, ngo yadusize we, yantanze we, arandushije we, arankiranye we, bityo ukaba mwifuriza urupfu ngo apfe, ubundi usigarane ibye, usigarane umugore, usigarane umugabo we, naho se uzasigarana abana be. Abana be barusha abanjye mu ishuri, ugatangira ukabapangira kuzabica. Icyo gihe uri kwifuza nabi. Ibyo bitekerezo byawe ni ishyari gusa ryigendera. Cyakora ndakubwiza ukuri muvandimwe, utabihagaritse byazakwica bikica n'abandi, bikica imbaga nyamwinshi. Reka ingingo nyisoreze ku ntero nziza y'umuhanga ati, pour convertir nos pensées, il nous faut convertir notre esprit. Guhindura roho zacu, guhindura roho yanjye. Nos pensées ne sont pécamineuses qu'à partir du moment où ils adhèrent consciemment à un mal. Ngo bikomeza ko ibitekerezo bibi bifutamye iyo byakomeje guhengama mu kibi. Ariko bihagaritse bitaratangira kuzerera no guhengama mu kibi, nta cyaha kiba cyabaye. Ingingo ya 5, uko warwanya gucumura mu bitekerezo. Nyuma yo kumenya icyaha icyo ari cyo, ubwoko bw'icyaha, icyaha kinini ndetse n'icyaha gito, uburyo bune umuntu acumuramo, tumaze no kureba igihe ibitekerezo by'icyaha byumvikana igihe bikomeje guhengama mu kibi, biganisha nyine ku gikorwa kibi, n'igihe ndetse bitaba icyaha igihe bifite intumbero nziza ibitekerezo byawe. Aha tumaze nanone kumenya birambuye icyaha mu bitekerezo, uburyo cyica nyine kiganisha ku bikorwa bibi, ku buryo niba uri umuntu mukuru koko uzi ubwenge, ufite umutima nama, nanjye kuvuga muzima, la raison et la conscience, ubwenge n'umutima nama, niba koko wumva uri mukuru, nawe tutira tujya ku ruhande uko biri kose muvandimwe, ntiwayoberwa ikiri icyaha n'igitari icyaha, kuko nyine ni ubushake ndetse n'ubwenge. Ahubwo ibyo reka tubyihorere, reka turebe ukuntu twarwanya icyaha
gucumura mu bitekerezo nifashisha ubumenyi bwa biology, psychology ndetse na teologiya. Reka duhereye kuri biology, ibinyabuzima. Igisubizo cyo kurwanya gucumura mu bitekerezo twaginira mu ijambo ry'abasirikare. Nk'uyu muntu yakomeretse hagacika igisebe, ugahita hatangira urugamba, hahita hatangira kwinjiramo za mikorobe zigiye kurwanya umubiri ngo ziwangize, zikinjira nyine nazo zigaprofita uwo mwanya ngo zinjire. Ariko nakubwiza ukuri, umubiri nawo burya wifitemo abasirikare, système immunitaire, les anticorps. Nuko nabo bagahita batangira urugamba bakarwanya na za mikorobe ziba zivuye hanze, bakarwana nyine. Rero hari ubwo abasirikare b'umubiri bashobora kunanirwa, nibwo uzasanga nyine habonetse inkomere, les ganglions, intakara. Ngo abasirikare b'umubiri bakomeje kugira imbaraga nkeya, nibwo cya gisebe hazatangira habamo amashyira, ngo ko kunanirwa nyine k'umubiri. Icyo gihe rero batangiye kunanirwa, birashoboka ko bakunganirwa n'imiti ivuye hanze kwa muganga. Muganga akaba yatanga ibuprofene n'urugero n'ibindi byagabanya ububabare. Umuhanga ati ni ngombwa rero gukomeza umubiri hakiri kare kugira ngo utajya usesega uko ubonye kose n'utwo tugabo tuwuhungeta. Navuga za mikorobe. Ubu mikorobe nyinshi cyane ziba zuzuye mu kirere, ariko heureusement n'umubiri nawo ufite ubudahangarwa bwawo ku buryo ugenda uzica buhoro buhoro, ku buryo bitagera nyine ku ndwara. Urugamba rero twarugereranya n'ibitekerezo byinjira mu mubiri za mikorobe, ndetse na roho ifite ubudahangarwa, ya roho igasanga wifitemo imigenzo myiza ya gipfura. Ibitekerezo bibi bikaba byatsindwa, cya gisebe kikaba cyakira. Iyo bisanzwe uri biri hanze waradohotse, navugaga nko ku isengesho, n'ubundi bigusiga urangaye, bigusiga hanze, bigakurangaza kurushaho, ukaba wadohoka, ukaba wagira ibikomere. Nirinze kuvuga amashyira mu mutwe ndetse no mu mutima, kuri roho bitabuze, aho ushobora gupfa nyine uhagaze. Ni ngombwa rero ko dutungisha bihagije isengesho roho zacu guhura n'Imana kenshi, kugira ngo tugire ubwirinzi buhagije bufatika bukomeye pe. Bityo umwanzi natangira kuturwanya na bya bitekerezo bibi bye, asange turi bien armé, umubiri na roho bifite imbaraga biri ku rugamba. Ubundi natwe tumurwanye tumutsinde kahave, si wowe nyine uzi ubwenge. Igisubizo cya kabiri psychologique, c'est la concentration, kuguma hamwe, utajarajara, kwicara hamwe. Ngibi ibyo twavugaga ntibishoboka ko wabaho udatekereza, ariko akenshi ndakubwiza ukuri, iyo nta concentration ugira, akenshi urarangara, ukarangara mu bidafite shinge na rugero, ukaza gusanga ibitekerezo byawe ari iby'abana bato nyine. Akavugwa Kinyarwanda ngo nta mwana usya aravoma, umwana akajya atekereza kujya kuvoma gusa, ibitekerezo bikagarukira gusa mu gutashya inkwi. Mbese utuntu duciriritse twa hafi, udashobora gutegura umushinga munini cyane, kubera ko wasanga hari ibindi wahugiyemo, de mauvaise penchant, bidafite ireme. Ngiyo rero impamvu yo kurwanya uko ushoboye kose uburangare, la distraction, haba mu buzima busanzwe, ku kazi, mu ishuri, mu mirimo, ariko cyane cyane ndavuga mu isengesho. Ukagereza guhama hamwe uko ushoboye kose, udatatanya ingufu, ibitekerezo. Mbese ibitekerezo byawe ukamenya kubigarura buhoro buhoro, ukina nyine bidafite shinge, ukabirwanya, kubiyobora, kubigarura. Hari agatabo keza kitwa Comment concentrer son attention, umwanditsi wako agaruka ku ngaruka mbi zo kurangara, ko umuntu urangara wese ahomba ibintu byinshi, avunika. Umwanditsi akavuga ukuntu umuntu ashobora gukurikira igitekerezo cy'ingenzi, idée principale, yajya kubona akabona utundi dutekerezo atari yateguye, des idées secondaires, utifuzaga pe. Turi kuza dutambamira cya gitekerezo kizima, tukaza nk'uburozi comme des parasites, indiririzi, tukaba twakumunga, tugakurusha n'imbaraga yewe. Reka rero tugaruke kuri interuro ye ati, l'homme qui reste maître de sa pensée et sait fixer son attention ne s'ennuie jamais. Ngo umuntu uyobora ibitekerezo bye akamenya kubiha umurongo ukwiye, ngo ntarambirwa, nta bute agira. Byumvikane, ntaba ari gucumura cyane burya. Kuba umwarimu, umuyobozi w'ibitekerezo byawe, wa mushefu, tete, kaputi, ako kantu k'umwarimu w'ibitekerezo byanjye katuma nazajya mpitamenya niba ibitekerezo bigiye kugera ahabi, ngahita nigarura vuba na bwangu, aho kujya gucumura nkabihagarika vuba na bwangu bitarangeza kure. Nabwo nakumva ibitekerezo ari byiza, binganisha heza, nkaba nabikomeza bikazangeza nyine ku ntego nziza. Amen. Igisubizo cya gatatu mu kurwanya gucumura mu bitekerezo, c'est la réponse théologique, c'est l'oraison, du verbe latin orare, prier, gusenga. Isengesho uburyo nshobokera mu Imana. Biratangaje, abafarati iyo bari muri stage bitegura nko kuba abapadiri, bafite ishyaka pe, bitwararika neza, kuri igihe cyose bamushatse bamubona. Rero muri titre honorifique babita akitwa sa disponibilité, umuntu ushoboka nyine, umuntu uboneka igihe cyose.
ariko ugakomeza kwibaza niba umufaratiri n'aba padiri, niba igihe mbaye padiri, niba uzakomeza iyo titre sa disponibilité. Ubu ngubu nkaba ndi sa disponibilité abe masumbuko, ubone yitaba nti karame. Aha, être disponible à Dieu, gushobokera Imana, kubonera Imana umwanya ngo abagushaka bakubone. Nicyo abapadiri basezerana ngo amushaka mubone cyane cyane muri penitensiya, akabonera abayoboke b'Imana umwanya, akaboneka ariko cyane cyane mu isengesho. Bityo simere nka babandi baboneka ku isahani saa kurya, icyo ni saa sita nyine, ariko ku murimo bakaba babura bakaba bazimira. Bakristo bavandimwe, ahangaha tugiye kwifashisha urugero rw'ibitekerezo by'umuntu w'Imana watekereje ibintu birashoboka ko atari nabi yatekerezaga, ariko twumva ukuntu yabyeretse Imana, nuko Imana ikabitambukamo ikabitambagiramo. Imana ibitekerezo ikabiha umurongo. Ni Matayo umutwe wa mbere umurongo wa 18 kugeza kwa 20 ndetse no 24. Yosefu mutagatifu, uko Yesu Kristo yavutse, Yosefu hari ibitekerezo yari yararanye ko ajya gusezerera Bikira Mariya ari guhishwa, ariko mu ijoro babyeyi Imana iramubonekera ikoresheje umumarayika wayo, nuko iramusura mu ijoro, imusura mu bitekerezo bye. None bihise bihinduka byose. Ibintu bikadusigira isomo wowe nanjye, isomo rikomeye cyane. Tugendeye nyine kuri Yosefu, inzozi za Yosefu, inzozi nzizo zifate nka za zindi zacu zo kurota ibintu yewe bitanari nabyo, ahubwo inzozi kwa Yosefu mu buryo bugaragaza nyine umuntu w'Imana ko na nijoro aba ari disponible à Dieu, ashobokera Imana, abonekera Imana. Uko aryamye nyine akaryama yerekeye hejuru, areba hejuru, areba ku Mana. N'igihe abandi mu ijoro bakora nabi, bari mu bitekerezo bifutamye, ukaba warotana nabi, Yosefu we yaretse Imana iramugenera, ikontorora ibitekerezo bye, ikagenga ibitekerezo bye. Nguko rero ko umuntu nawe ureka ibitekerezo bye bigatambukamo Imana, byose biramuhira, kuko nyine byose bihira abakunda Imana. Mukristo muvandimwe, waba uryamye umenye ko Imana ishobora kugusura, waba uri gukora, waba uri kwiga, waba urwaye, waba uri mu bibazo, waba uri mu byishimo, waba uri mu mahoro, waba uri mu makuba, ujye umenya ko Imana ishobora gutambuka iwawe ikagusura, yerekezeho ibitekerezo bya mazi bitambagiremo, ibitambukemo, nibwo bizaba byiza. Ikagira uburyo yabihindura, byari bikocanye ikabyerekeza heza nyine nka Yosefu. Nuko Yosefu nyine arakanguka, abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yabimutegetse. Ndetse mu Kristo muvandimwe, nujya aho utekereza, ujye buri gihe wibuka kurekamo umwanya w'Imana, kubyereka Imana, ngo Imana nyine ize kubiganisha heza. Nibwo uzabona hari ibitekerezo bimwe byahindutse, ugakomeza gutera imbere mu kwemera, mu bikorwa byawe, mu mishinga yawe. Kubera iki? Ibitekerezo byawe wabiretse nyine Imana ibitambukamo nka Yosefu. Mu gusoza iki kiganiro cyacu gucumura mu bitekerezo, ndabibutsa ko nta muntu wabaho adatekereza, atifuza. Cogito ergo sum. Igisigaye rero bavandimwe, ni ukuba maître, shefu, umuyobozi wande w'ibitekerezo byanjye, kugira ngo mbiganishe aheza, kuko nta muntu wifuza ko yagera habi pe. Birabaje ko nabaho ndi kwifuza ikibi, bityo ibitekerezo byanjye bikazagera ku gikorwa cyiza nabiyoboye. Ako kantu kuyobora ibitekerezo byanjye. Nuko rero mu ntebe ya penitensiya, ngize ibyago cyaha cyo gucumura mu bitekerezo kikanshyikira ngakigwamo, njye nibuka kongeraho ngo interuro yuzuye nyine, nifuje nabi ibiki, nibuke naho nageje nyine nifuza nabi, nifuje gukora iki kintu, nifuje natekereje ibi bintu ngeze aha ngaha. Kuko hari ubwo nyine biba icyaha bitewe n'aho twagejeje nyine twifuza kwa kubogama mu kibi, cyangwa ntibibe icyaha bitewe n'uko twahise dushiguka tukareka nyine ibyo bitekerezo bifutamye aho hantu twagarukiye, bityo tugakomereza nyine heza. Mwese rero mbifuje kwinjira neza muri iyi minsi mikuru inyabutatu butagatifu ya Pasika, Triduum Pascal. Dutekereze neza, twifuze neza, tubeho neza pe, bityo tuzazukane na Kristo dufite ibitekerezo bizima, ibikorwa bizima, kandi tuzabigereho. Mwese mbifurije Pasika nziza. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.